abanyamakuru ngo bari kuvuga bati murirengagiza ahantu u Rwanda rwavanywe n'amasengesho urabasubiza iki akakaye aha mu Rwanda amasengesho twasengaga muri 94 na 5 na 6 na 7 n'umunani dusengera igihugu dusengera intambara y'abacengezi dusengera n'abayobozi twarabatumiraga bose bakitabira ariko usanga abantu ibyo bintu by'Imana by'Imana amasengesho adafite ibikorwa ntacyo yagira atanga ntabwo jenoside yahagaritswe n'igitangaza gusa guhagarika jenoside yakorewe abatutsi byasabye ingabo zitanze bibuza u Rwanda rwabaye rwarundi rubuza abantu freedoms rabuza amakanisa amadini kubaho uko ashatse bikaba ikibazo ni amaduka ni amafactory afite icyo akora ni inganda ashwi ntacyo biguha Yes, reka mbasuhuze inshuti bakunzi ibi biganiro byacu ndetse mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri hose. Uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye kandi dukunda ko abakunzi bacu muri abakadasoka kandi turabakunda cyane, ndetse icyo dukomeza kubasabira nuko Imana yagibagirira neza cyane ikabaha imigisha myinshi ikabahundagazaho ubuntu bwayo, then ibintu bikagenda neza aho mukomerewe iborohereze ndetse ikomeze guhaza kwifuza kwanyu. Rero ni Lengo Entertainment nk'ibisanzwe kandi dukomeza kubabwira ko ni wa mwanya w'amakuru agiye atandukanye abagenda avugwa hirya no hino, tuba twifuza kubageza kugira ngo updates zigezweho ntizibanyureho, kuko turi hano kugira ngo tubashe kumenya ibiri kubera hirya no hino, natwe tubibagezeho namwe mubibonere ku gihe. Nje nitwa Masifa kandi turabakunda cyane. Uyu munsi rero n'ubundi dukomeje kugaruka kuri cya kibazo gikomeje kuba ingorabahizi hano mu gihugu cyateje saga mu mpande zitandukanye. Mu minsi ishize murabizi ko government yafashe umwanzuro wo gufunga zimwe mu nsengero zitujuje ibyangombwa kubera ko nyine yabonaga ko binakwiriye kwizifunga. Uyu munsi rero hari amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino. Hari umupasiteri wigeze kugira icyo abivugaho bamwita Rutayisire, ariko abantu benshi nyuma yo kumva ijambo yavuze bagiye batera comment zitandukanye bati umuntu none utagiye shiramo umusaza mu bintu avuga ahantu hagiye gushya byanga byakunda, ndetse bamwe bakaba banavugaga ko hari bitangazamakuru buriya bukiri inkuru bibeshya ukuntu bikanavuga ko uyu mugabo yari yahamagawe na RIB, ariko mu makuru yaje gutangariza ikinyamakuru cyitwa Max TV yavuze ko nta kibazo afitanye na RIB ndetse batigeze bamuhamagara, kubera ko ibyo yavugaga yarafite ishingiro ryiwe kandi yarafite icyo ashaka kumvisha abanyarwanda muri rusange. Rero babandi bagenda batangaza inkuru z'ibihuha ari nacyo twamagana hano kuri Lengo Entertainment, bari bagiye bavuga ko uyu mugabo ashobora kuba yitabye urwego rw'ubushinjacyaha RIB hano mu Rwanda. Ayo makuru tunababwire ko ari ikinyuma. Turaza kuba interview avuga uko bimeze, ahakana ndetse anavuga ko nta kibazo na gito yafite, cyane ko ibyo yavugaga ku ruhande rumwe bifite ishingiro, kubera ko buriya reka mbabwize kuri banyarwanda igihugu kidafite isengesho buriya kiba cyatanye. Ntabwo ari byo kubeshya. Uramutse udafite Imana ku ruhande rwawe, buri ibyo twigera byose haba hari umuremyi, kandi uwo muremyi niwe udufasha kumenya uburyo ubuzima buri kugenda, niwe udusobanurira za nzira zabaye urusobe rw'inzitane ry'ibibazo akadufasha kudugobotora. Ndetse murabizi ko igihugu cyacu ni igihugu cyavuye kure kubera ibibazo byagiye bikiranga mu myaka yashize, ndetse aka kanya nk'umunyarwanda wese yakagombye kwicara agashimira Uwiteka kuba yaratugobotoye iyo ngohi, tukaba turi mu gihugu gitekanye kirimo abanyarwanda bafite ubunyarwanda ndetse bahuje ubumwe n'ubwiyunge, amahoro akaba arambye mu gihugu cyacu. Mu gihe tugenda twumva hirya no hino mu bihugu bitandukanye uko bwije bukeye ibibazo ari uruhuri, ariko twe Uwiteka aracyaturinze kandi
kandi adufiteho umugambi mwiza. So rero no kwishimira ibyagezweho, tukishimira ko hari abantu basengeye ibyo bintu, bafite aka kanya abanyarwanda bakaba bari mu mahoro kandi batekanye. Ubu ngubu ushaka gusoma agacupa aragasoma, ushaka gusohoka agasohoka, ntacyo uba wikanga. Akanya kariko kose ubuzi ko uri bugere mu rugo amahoro, nta muntu ukugiriye nabi. So ariko ndi buze no kunenga umwe mu bayobozi mu kiganiro yagiranye na RBA, avuga yuko ngo gusenga kudafite ibikorwa ko ntacyo kumaze. Uwo nguwo ndamukuriza agahukunyo ko nta kintu rwose yavuga cyasimbura isengesho ku banyarwanda, kubera ko uko byagenda kose isengesho ribeshejeho abanyarwanda. Turabizi kwizera kw'abanyarwanda kugenda kudufasha muri byinshi. Rero iyo umuyobozi nk'uri atangiye kurengwa akumva ko isengesho ntacyo rimaze, nawe Imana izamuhana, ishobora kumuhana kandi vuba. Urumva, ahubwo twubahe ikintu cyitwa Imana gusa, tunamagana babamamyi bateye bari gutuma Imana igenda izina ryayo rivugwa nabi hirya no hino, kubera ko hari abantu baje kuza mu murongo bitirira ko bakorera Imana kandi bari mu nyungu zabo. Bamwe usanga banakoresha n'imbaraga za sekibi, ariko bakaza biyambitse wa mwambaro wera w'Imana kandi bidakwiriye. Abo ni nabo bari guteza ibibazo. Rero kuri ubu ngubu mu mujyi wa Kigali honyine urabizi ko hafunzwe insengero zigera kuri 700 zose. Insengero 700 mu ijambo umusaza cyangwa perezida wacu His Excellency Paul Kagame yagiriye mu mwiherero, yavugaga ati, yibaza ati ese zino nsengero ubundi n'umuyoboro utanga amazi ni iki muri rusange, ku buryo ushobora gusanga muri Kigali hari insengero zigera kuri 700 kandi izo nsengero zose ziba zivuga ko zambaza Uwiteka Yehova cyangwa se Imana Data wa twese iri mu ijuru. Ariko ukibaza nimba abantu hashobora kuba hari insengero zingana gutyo muri Kigali, ubwabyo ntago nakubeshya. Ku ruhande rumwe nk'uko umuzaza habivugaga, n'ibikorwa bya leta tuvuge wenda biramutse bigera kuri iyo ngano, wenda tuvuge tukaba dufite inganda 700 hano muri Kigali, byaba ari umunyenga cyane. Tukaba dufite bya bikorwa bifasha mu iterambere ry'igihugu bingana gutyo, byaba ari ikintu cyiza cyane igihugu cyagezeho. Ariko nimba hashobora kuba hari insengero 700 mu gihugu, ushobora muri Kigali honyine, ubwo ntago dushizeho mu ntara, ushobora kwibaza uti ese ubundi izo nsengero zose zisenga Imana imwe? Nimba se ari Imana imwe, kubera iki insengero zakicagaguye muri ibyo bice byose? Ko twese dushaka kuzajya mu ijuru, ko twese twifuza kugira umurongo umwe wivuga butumwa ry'ukuri, kubera iki abantu batashyira hamwe? Wenda hakaba hari insengero nkeya zifatika ariko zifite bwa budahangarwa, zikaba zifite na bya byangombwa byose bituma umuturage uhasengera yumva ko atekanye. Hano umusaza yahavugiye amagambo akomeye, ndetse abantu bakwiriye kumva, bakwiriye no gutekereza, kuko byanga byakunda iki ni ikibazo. Nimba muri Kigali ubwaho hari insengero zirenga 700 zafunze, kandi izo 700 zafunze, wibuke ko hari n'izindi zifite ibyangombwa byuzuye zo zigikomeje gukora. Ubwabyo ni ikibazo. Bivuga ngo mu gitondo umuntu arabyuka agashinga urusengero. Ni cya kibazo cyo muri Afurika dufite, nimba ari ubukene bwateye, nimba ari ibibazo abantu birirwa batuburirwa, abapasiteri birirwa basambanya abantu bababeshya ko ari Imana iri kuba batumaho cyangwa se iri kugira ngo igire ibyibakorera. Ibyo byose bituruka muri izo nsengero zidafite ibyangombwa byuzuye, zitanakorera Imana. Ngewe urusengero rwose ruri mu murongo nyawo ndarushyigikiye 100%, kandi icyo nifuza nagakiza mu bantu, kuko buriya igihugu gifite abaturage bakijijwe, nta nzangano zihaba, nta rwango ruhaba, nta mutima mubi. Ubu usanga abantu basangira igihari, kandi ndetse n'ibibazo bikagabanuka, kubera ko niyo ufite ibibazo bagenzi babo baragusengera. Ariko icyo ntiyamye burundu, nakifuje ko na leta mbere y'uko irekura zimwe mu nsengero izabanza gushishoza neza, izabanze imenye nimba koko izi nsengero zikwiriye gukomeza gukora. Izidakwiriye gukora zifungwe kandi bidasubirwaho,
Uwiteka n'ubundi ntabwo azabura aho avugira, kuko yaravuze ngo yanavugira no mu mabuye. Urumva ubutumwa bw'Imana bwo buzatangwa, kandi ku bayikorera by'ukuri izabasanga ibereke kugira neza kwayo. Ariko abantu b'abamamyi harimo n'aba bapasiteri nisigaye nirwa mbona hano hanze, hajemwo abatubuzi, hajemwo abaki ibintu. Yesu we, utabare kuko nudatabara igihugu kiraza kujya mu kangaratete kubera bano bantu. Rero njye ndashyigikira ku ruhande rumwe umwanzuro wa leta wo gufunga zino nsengero zidafite icyo ziri buze kumarira abanyarwanda uretse kubasoroma nuko bari bafite, kubera ko hari abantu benshi basigaye babana n'amasezerano y'ibihuha birirwa babwirwa ngo Imana izakugirira neza, akarinda apfata nabonye n'urwo kwishima, kubera ko yagiye agatuburirwa n'abantu bakurikiranye indamu zabo, akaba ari gushaka Uwiteka ariko akamushakira mu nzira mbi. Bantu namwe mukunda amahanuzi, ni ukuri mugerageze musabi Uwiteka abagire neza, abaho umwuka wo gusobanukirwa umuhanuzi wa nyawe n'umuhanuzi w'ikinyoma, kuko abahanuzi b'ibinyoma aho tugeze muri iyi minsi y'ibihe bya nyuma, nk'uko byagiye bivugwa muri za Bibiliya, hazabaho abantu benshi biyitirira izina ry'Imana. Ariko nutagenzura neza uzajya muri uwo mujyo uyobagurike, wisange wataye inzira y'ukuri kubera gushaka ubutunzi no kurwanira iterambere ry'isi, kandi ibi byose tuzava hano mu isi tukabisiga. Rero leta yo ikaba ikomeza kuvuga ko ikintu kirakaza nuko ari akajagari ahubwo atari ubutumwa bwiza, kandi koko urebye neza ni akajagari, kuko ntabwo ejo babyutse bafunge Kiliziya Gatolika, ntabwo babyutse ngo bafunge za nsengero zuzuje ibyangombwa. Nujya kureba insengero zafunzwe ni za zindi ziri mu nzira yo kwishakisha, zimwe na zimwe zinafata imirongo itariyo zikanayiyoboramo abaturage. Ariko igihugu gifite umujyo, gifite umurongo ngenderwaho, gifite ubuyobozi bukireberera, n'ibi byose biba bigomba kurebwa. Uyu munsi ni insengero, wenda n'ejo bazareba n'ibindi bintu bidafasha abaturage, kuko byanga byakunda abaturage dukeneye iterambere, dukeneye ubuzima bwiza, ariko ntabwo abaturage bakwiriye kugira ibishuko byinshi bibayobya. Njyewe ndakomeza nshimangira ko hari abapasiteri badakwiriye no kongera kurekurirwa insengero ngo zisenge. Ibi ngibi leta nibikora izaba iri no gukora umurimo w'Imana, kubera ko nihagarika zino nsengero z'ibinyoma izabikishije bamwe mu bakristu bari barayobaguritse, ibasubiza mu murongo nyawo. Icyo ni igikorwa cyiza n'Imana yakishimira, ndetse kwanza n'abantu basenga barabizi ko nta na kimwe kiba kidafite impamvu. No gufungwa kw'izi nsengero, mumenye ko harimo umugambi w'Imana. Byanga byakunda hari impamvu zino nsengero leta yazifunze, kubera ko hari ibyo yabonaga bitagenda neza. Abari kwibaza ngo ese ngo nimba koko ngo yarafunze insengero kuki itafunze n'utubari, kandi nako oya, buriyaho kugira ngo umuntu ayobagurikire mu rusengero, wayobagurikira mu kabari, wenda ejo umubwiriza butumwa akazagusangayo akagusengera Imana ikakurokora. Ariko none umuturage wayobeye mu rusengero ruvuga ibitari ibyanyabyo, uwo nguwo na leta ntiyamugarura mu murongo nyawo. Rero nimba leta yarafashe uyu mwanzuro nk'uko His Excellency yabivugaga muri uyu mwiherero, avuga ko ikibazo cy'akajagari k'izi nsengero ubundi kitagakwiriye, kuko ngo akenshi usanga akajagari nk'ako ubundi kakagombye kuba muri ba bantu b'abakire barenzwe, bamwe bagenda banatanga n'uburenganzira ku bintu bitanashoboka, bamwe banageraho bakavuga bati erega kubera ko nta na kimwe tutakoze reka twemerere na ba bandi babana bahuje imimerere ku bana, na ba bandi batagakwiriye kuba babana tubemerere tubaha uburenganzira bwabo. Iki nicyo His Excellency yavuze. Ako kajagari ntabwo gakenewe muri iki gihugu gifite umuvuduko w'iterambere, gifite n'imirongo ngenderwaho kugira ngo umuturage abashe kubaho neza. Rero Rutayisire ku magambo yari yavuze yanavuguruje abantu bavuga ko yashatse kuzura nk'ikintu kitari kiza hagati yiwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
yabihakanye kuko ibyo yavuze ntaho bihuriye. Abantu b'abanyamakuru namwe mwandika inkuru mutabanje no gushishoza, please mujye mubanza mukora ubugenzuzi, munafata ibiganiro byose, mubanze murebe icyo umuntu yari agamije, ejo mutazata abantu mu bibazo, kuko ibi bintu nk'ibi biragenda bigakura ugasanga mufasha ubuzima bw'umukozi w'Imana mu bushize mu kangaratete. Ntago bikwiriye, tujye dufata inkuru zifite source kandi zifite aho zigana, ziyobora abanyarwanda ku murongo mwiza. Ntimuze gushakira amafaranga gusa kuri YouTube ariko mutanga amakuru akocana. Mwisubireho, ibinyamakuru nk'ibyo ngibyo ntago bikwiriye, mukwiriye kugira indangagaciro ziranga abanyamakuru ba nyabo b'abanyamwuga. Ubu rero tukaba turi kwibaza tuti ese wenda biraza gutanga amahirwe ko ku munsi wo kurahira nyakubahwa His Excellency Perezida wa Repubulika y'u Rwanda azarekura zimwe mu nsengero. Nicyo gikomeje kwibazwa, nk'uko n'abantu benshi nyine hari abashyigikiye uno mwanzuro wa leta, ariko tunagarukira na babandi batawushyigikiye kuko byanga byakunda biba byabababaje. Ariko impamvu ya nyayo se ni iyihe? Reka dutegereze icyo leta iri buze kubikoraho. Rero twebwe icyo tuba tubereye hano no kureba ibiri kubera hirya no hino tukabibagezaho, kandi ibidakwiriye tuba dukwiriye no kubicyaha. Rero abavugaga ko Rutayisire ari gukurikiranwa na leta mu rwego rwa leta rwa RIB mu kumukurikiranaho ibyo yavuze, no, yabihakanye. Ndetse ikibazo cy'insengero nacyo Perezida yagize icyo abivugaho. His Excellency Paul Kagame yavuze ko akajagari rwose k'insengero gateye iseseme, ntago bikwiriye. Reka dushyigikire insengero ziri mu mujyo mwiza, ndetse tunasaba Imana ikomeze kuzibamo, ndetse benshi banahinduke, zihindure benshi, zibajyane ku mukiza. Insengero zo zitari mu mujyo wa nyawo zifungwe, tunasaba Imana idufasha ahubwo bazifunge cyane. Ndavuga izitari za nyazo atagira unyumva nabi, dore hari abantu hano baba bashinzwe kumva ibyo abantu bavuga bagatangira kubishiramwe amarangamutima bakabyegereza umutima wabo. Nge ndavuga insengero zitujuje ibyangombwa kandi zitari no mu mujyo uyobora abantu kuyoboka Imana rya nyaryo, izo nizifungwe. Zirimo babatubuze b'abapasiteri birwa hano ku binyamakuru byo kuri YouTube bavuga ibintu bitari ibyangombwa. Hari n'abasigaye ahari bajya no kuraguza ibyo babaraguriye bakaza bakavuga ko ari Imana babwiye. Imana izabotsa mwebwe, So rero nakagaruka amakuru yacu, reka tubifurize gukomeza kugubwa neza kandi Uwiteka abahezagire muri byose. Ni Lengwe Entertainment, we love you so much.